kabisa ugasanga umuntu ari kuri social media aba njya mbona ndi guscrollinga nko kuri TikTok ukumva abagore batukanye cyane usikari mangara nkwangare nako we nabizi wari utaravuka birabya byo kuraranga amazamu ngo kageza mu gitondo ngo uri mu kazi brother man umwana arakubwiye ati genda mwiza. Hello fam, nizere ko mumeze neza kuri KJ Hot Podcast. Murabizi nakagaruka buri munsi tubatamo niyo bang day after day. So guys, mbere yuko ngira ikintu na kimwe mbabwira, ndashaka kubabwira ahantu heza. Ahantu wajya gukoresha imisatsi utari muri Kigali, uri kujya nk'igisenyi ukahaca ugiye nko mu bukwe ugiye nko mu bukwe ahantu bisanze ushobora kugenda bakanaguprotokora. Aho hantu rero bahita kwa Barise mwibereshe ya 6, urumva ni salo bakora ibintu byiza pe. Urabona ukuntu dusa, twagiye mu gitaramo baradukorera none imisatsi yacu iracyafunze neza, bivuze ngo ibintu bakora bitinda ku mutwe. Rero abantu bashaka gusa neza nta handi hantu twabarangira hatari kwa Barise. So guys, rero mukomeze mujye gukoresha imisatsi yanyu. So as I was saying, rero hano nicaranye n'ikizungerezi mu gihe yabonye akanya nasi wacu mu gihe yabonye aranyica naga bikunda mu gihe yabonye akanya uzajya udufashe kuganiza abakunzi bacu gake yitwa Magnifique, akaba ari umutumirwa wacu aka kanya. Tugiye kumubaza ubundi abakobwa badafite akazi ubafata ute? Aho badafite akazi se it depends. Hari igihe umuntu abera agashatse akakabura, atarakabuze yicaye gusanga azatungwa n'abahungu ngo bazajya ngo bamuha amafaranga. Ubwo nyine ngo bafite choice. Ntago legacy turimo ntago rero kujajinga buri wese n'umuryo n'imibereho ye. Nago babreminga ngo nibaguruke bashaka akazi. Okay, nago nabura ko bwa ngo baguruke bagashake niba bafite uburyo bwo gashaka ni bagashake. Rero mu gihe babona ko yo babandi bakanga se ngo bazatungwa n'ubwiza gusa, ngo nzicara ngo bazajya banyimba amafaranga just ngo ndi mwiza tu. Niba afite abayamu uko arabicara ntibanababone, nibabone bayebaha nibanakore nako kazi akazi akaraburiza agahiramo agashya sibyo nabyo birashoboka. Niba wenda umufite nakubwira iki cara witereka gusa, ariko bari abakobwa bicara ngo bategereje abantu bari baha amafaranga ngo bari kurisha inuze nk'inuza beauty bari kurisha beauty na brain basaza vuba cyangwa birasajije ugasanga umuntu cyangwa yera ko umubiri wawe ukora ku rwego nyine itakwiye kubukoramo. Exactly. No ya buri muntu yarenze nyine byabaye ibindi bintu. Niko nibaza ariko simbizi kutekereza. Oya nibyo ku ruhande rwawe ntago uzi niba ariko nabandi babifata kandi. Ku ruhande rwanje maside. Kubera binatuma ahubwo abantu baba nk'abasazi. Kabisa. Ugasanga umuntu ari kuri social media aba njya mbona ndi guscrollinga nko kuri TikTok ukumva abagore batukanye cyane usikari mangara nkwangare nako we nabizi wari utaravuka. Umva bira bintu nyine biba bigoye. Niba hari igihe bavuga ngo ni imihanda, ariko ngiye nkareba iyo mihanda nyirimo akura ngo najya kuri social media ngo ntukane kuriya. Bira ntandero. Bro, that is too much. Ntandero irimo urakitireke wenda ngo umubiri ugutunga, ariko at least ukajya some discipline wayigira gute nyine ngo wakirigiswe na benshi ngo ntabwo gamenye uwo musekeje. Urumva bari abajene mu kanwa baranyereye cyane kubera kwicara ngo batungwe n'ikibero, ugasanga nyine batunzwe n'ikibero ubwenge bwarapayutse. Rega iyo uhura n'abantu benshi mu bikorwa nka biriya byo twabyita wenda ubusireyi, kubura n'abantu benshi ko muzi umubiri wese agenda gusigamo ibye mu mutwe wawe, wese agusigamo umwuka we, agusigamo n'ibindi usanga barayayutse cyane. Ugasanga umuntu yari sireyi ya danger, ariko uyu munsi ugasanga yabaye fucked up. That's a shit. So rero wowe nk'umukobwa wikorera urya amafaranga yakoreye umbimera bite? Uyarya nka kuri buriya umuntu rero utavunikiye amafaranga niya yakoresha urabibona. Umuntu utavunikiye amafaranga ara spend after spend. Nawe yakorera nono uba wumva bimeze bite? Kurya amafaranga wakoreye cyangwa wumva bitaryoha cyane, uvuga ati ngiye urene ya managing umenye ko managing kuvuga ati nzi ukuntu yamvunye kuno nzongera kuyabona bizongera bifata igihe. Reka rero at least nkore n'ibyo ngomba gukora mu gihe nyafite. Apana
apana guspendinga nk'wabuze icyo akora amana wenda uri spending ku giti ukavuga ati kano ndagashaka nakavunikiye reka nkigurire birangiye things like that ariko nyine amafaranga aje for free agendera for free sibyo so rero magnifique twe turagukunda buri munsi bibaye bishoboka buri uko tugiye gukora twajya tuba tugufite ariko turabizi ko akazi kawe katatuma uboneka uko tugushaka ariko anytime ufite akanya uzajya ucaho tuganirije abashuti bacu tubabwire n'utuntu tw'ubwenge usisi tubabwire akantu k'ubwenge kurya amafaranga yawe bigufasha no kuyamanaginga ariko aya mafaranga azavuba agashirira ubusa ukanasigarana ibikomere rega bya nabyo ni ibikomere by'amateka uko uvuga ati ndayabonera menshi icyarimwe rero iyo ugiye kuyaspending uyamarira icyarimwe kuvuga ati ejo nzaba mfite izindi sengs ejo nzaba mfite izindi truasa why not ntakora ibi nibi nejo nkakira ariko uko uvuga ati mpembwa yenda akajana cyangwa 80 uravuga ati ndakoresha 80 yanjye 50 ya saving kugira ngo ningira ikindi kibazo nzabone ukuntu nyakoresha ko ntago waba ufite akazi ngo ugire ikibazo buri kuntu gikemura uri genius utekereza biruta imyaka yawe brother umva IQ yawe rwose kabisa iruta imyaka yawe ngiye imyaka yawe ndayizi bandi kugereranya ngo ndebe ko nahuza ibintu ariko ibitekerezo ufite abakobwa bafite imyaka nk'iyawe babaye babifite twaba turyoshye ariko ikibazo abakobwa bangana nawe ntabwo batekereza gukora biriya byawe byo kuraranga amazamu ngo ukageza mu gitondo ngo uri mu kazi brother man umwana arakubwira ati genda mwiza ahubwo ndarara ijoro ndi mu kabari ndi gushaka abantu ndikubona amafaranga kabisa ari kuza rero buriya buzima bumeze kuriya ntago buramba ugize imana ukabona aho ukorera ukaba stable ukajya location biba ari ibintu byiza cyane iriya ni nka nuze ni nka iyo ufite ahantu ukorera biba bimeze nkaho ufite address umuntu ufite ahantu akorera bafite address ntabwo aba ari inzererezi so rero abakobwa bari baba genzi inama wabagira ni gukura amaboko mu mifuka apana kurisha ikibero bagerageze niba gukora bikunda niba ashobora kubona ashobora kugira opportunity yo kugira ahantu akora please go do something genda ikintu ukora uvuga ati Alice none ndi guplaningira my future for long term cause biriya bintu navuga ko ari nko guhunyonya bombo this life bakunda is like uri kumva uburyohe bwo muri bombo ariko budatinda ko umuntu arasaza rero hari igihe kigera ugasaza nta kintu ufite nta muntu ugiye gukureba Karima is a bitch kandi Karima arapayinga kabisa you know like ukabona uracyari muri 20s aho kugira ngo utekereze ikintu cyo gukora you're using your time, you're wasting your time mu kabari ngo baraza kugutungira ukusa he gonna give you something but he gonna gain something too. Yes sir. Kandi nyine urumva uzagira igihe uve kuri top aza abandi bana bato basa neza noneho mu gihe uri gupfa nabi uzakora amafaranga kwitunga nicyo kibazo rero ahubwo kugira ngo ukoreshe izo mbaraga zawe nubwo bwiza ubikoreshe ubishakamo abagabo benshi ngo bagusponsoringa kandi bya short term cyangwa se uri n'umugenius n'umuhanga ndavuga ati list ni no reka nyagiyemo ariko mpanga ikintu kizamfasha mu bihe biri imbere buryo ntazasafaringa list niba ukoze ibyo bintu biplaninge vuga ati ndafise niba nkoresheje sensa ndasavinga truasa it's so genius girl. Life goes on. Rero inama magnifique mami wacu ababwiye ntabwo ari mami wacu nuko mu buzima busanzwe tumuhamagara mami aka ni ka mami so guys kunama bagire nibyo niba basi no kuyakura mu buryo butandukanye I can't blame you niba ari bwo buryo bwonyine wabonye bwo kubonamo amafaranga ariko make sure ko ayo mafaranga ya managing uyakoresha neza kugira ngo azagufashe in your future because ibintu uri gukora aka kanya nibyo bizaduha future nziza cyangwa mbi now you're working for your future kono no turimo iri so digital rero ugozweho gato kandi iri no kwiruka cyane mwisaba nyine umuntu ushyushye uri tayari kabisa akiruka if this earth is breastfeeding you do it faster shaka bisa bikore biki anytime yagucutsa so guys rero nakagaruka mami arakoze kuduha umwanya we nubwo bitaba byoroshye tuzamubagarura next time muze kwandika muri comment ko mwamukunze. Lucky. Bye.